birakomeye ibintu Nyirapasika yakoze bituma tutakimubona live ibi bintu birakomeye ibintu barakagira aba bantu baba barakoze mu maso ya Nobo byatumye itakibabona nk'abatumirwa beza birakomeye kubera iki impamvu mvuga ngo birakomeye uwitwa Theo bose babireba niba hariho umuntu waharabitse imbuga nkoranyambaga bose babireba ari bose babireba yarasambanye aranabyara anabyaza abaririmbyi be ubundi cyo ni cyaha gikomeye anaza kuri kamera arabyemera n'abana arabemera bose babireba yarasinze n'amafoto ajya hagaragara bamushinja n'utubari ko yanadushinze bose babireba yemera ko yanyoye inzoga avuga nabo yazisangiye nabo bose babireba ngira ngo yakoze ibintu byose ubundi bisa nk'ibishishana ku buryo umuntu atakaza kugirirwa icyizere mu ivugabutumwa ariko bose babireba aracyari wa muntu ugaragara muri Nobo agahagarara ku gatute agashima Imana agashimira Poso sibyo akanahabwa n'indirimbo akaririmba Nobo family iracyakorana nawe ejo bundi mu burwayi bw'umugore twabonye itorero rimufasha agaruka no gushima ibintu aba bantu bakoze birenze ibyo bose babireba yakoze ngewe nuko abantu bagize ibanga ariko agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru cyane byishimo umeze ute amahoro turashima Imana umeze fresh sana turashima mu majaruguru umeze neza ntagamba buronji aha hanyuma nageze gucya ndi kunyuza amaso ku mbuga nkoranyambaga ngiye kubona mbona rwose famille ya DJ uwo bita Goreti agize gutya ashobora kuba agiye kuba we n'umutware umwe muri bo ari ugiye gusimbura Pasteur Bernard kwa Mignone nkurikije ijambo yavuze sinzi niba araka audio nari nguhaye no kuri telefone manzu gakine abadukurikiye bumva impamvu mbivuze batagira ngo tubatuzanye ibihuha yego tubabwira umupastor mushya kwa Poso Pasteur mushyashya rwose muri Nobo bakamuhereza inkoni we n'umugore we yego yamaze kugaragara ijambo nasoreza abanyamukuru twakomeje kutwari tumaze igihe turi abana mu rugo ariko mu buryo butari official 100%. Rero guhera uyu munsi twifuje kuba Nobo Nobo n'umurya reka ninginge abana baze kugira ngo abashumba bahite badusengera batwakira rwose ubu turi abana bo muri uru rugo hano ni iwacu guhera uyu munsi nta handi hantu tubarizwa ntago ari ibintu dukoze duhubutse ni ibintu twatekerejeho ni ibintu twafashe n'umwanya turabisengera tuje rero nk'umuryango wose aba bana bamenye ko hano ni mu rugo bari ejo bundi bajye muri korali baririmbe rwose turashoje Imana ibahumugisha Umvisha ijambo ry'umuntu w'umugabo ndashaka rero ko twicara tugasesengura abantu barabizi ko turi abasesenguzi bakano nakandi ukumva tukabumvisha uburyo ki rokritoma rwose ishyushye biri mu mamiliyoni kabisa ngiye kuvuga ibintu rero bikomeye ibintu bikomeye kabisa ariko mbere yuko mbivuga wa mungani nuko bishobora no kunkoraho ako bigukora iki reka nitandukanije nawe ariko ntuzana bya product gutese urajya kuvuga ibintu bigukoraho erega muri iki gihe ntago dukeneye ba bantu basigiriza bakirigita oya ndazana umwotso ikibyimba nyotse hasigaye nanagikande nyirambwa ivemo hasigaye byishimo ikiba kibi inzira neshatu sibyo zose umuntu aba yiteguye kuzinyuramo uko zaba zimeze kose ziba ziharuye ubwo rero mbere yuko mvuga ibintu bikomeye uyu mugabo aridekaraye aravuga ati ararocinze ariko uyu mugabo akoresheje integeko abahanga mu kumva uyu mugabo ari kuvuga nk'umushumba w'iri torero rya Nobo ntabwo ari kuvuga nk'umukirisitu mushya
muri iri torero bakiriye waje kwiyakiza kuko arahagurutse ni agace gato kari mu kiganiro kinini bakoze mu materaniro magari arahagurutse avuga ibyo avuga ariko aravuga ngo mbere ko nsoza ntagenda ntavuze aravuga ati tumaze igihe yego turi muri nobo tumaze igihe turi hano turaba nobo ariko uyu munsi turagira ngo tubabwire ko noneho twifuje kuba abanobo ku mugaragaro oya umva ukuntu yavuze ngo tumaze igihe twebwe turi abanobo ariko uyu munsi turashaka kubishyira habona uri kumva noneho ntihazajye n'undi utwibeshyaho wenda buriya wumvishe iki kiganiro cyose yanahumurije umugore anamumara impungenge ati humura ntugire ubwoba sibyo abaturwanije n'abaturwanya tuzabatsinda ibi bivuze iki turi kugenda twinjira mu gihe abantu bose bari kugenda bambara umwenda wabo wa original bye kuko goreti n'umugabo abantu bari kureba kuri kamera reka nkure mu kiganza cyawe kubera ijambo tugeze mu gihe abantu bari kugenda uba umuntu wa Yesu abo wa Yesu ubu umusatanike abantu bicangura ntago mvuze ko aba bantu ari abasatanike abantu babyumve neza n'abakristo jewe no mu bantu buriya nanemera goreti DJ ndamwemera goreti turakwemera sibyo kuko ibintu bye nanamwemera ko bikorana umwe nkunda umugore w'umunyamurava kujya nanjye muzarebe iyo mvuga nta gushyiramo akitso nta kadomo ni ukuvuga nkagushyiraho akadomo ndangije icyo waruvuze nuko ibintu biri kugenda byicangura ahubwo abantu ni mube maso mwe mwitegereze mugiye kujya mubona za ntama zari zambaye uruhu rw'ihene na za hene zambaye uruhu rw'intama mugiye kujya mubona abantu bagiye ujya abandi bumoso bicangura neza ubundi Yesu wakazamanuka avuga ati abatowe na data mwakira ubwami abo ntazi ntago abandi ababwira ati sinigeze mbamenya ati nimugende mu muriro ubundi bace nibwigeze ahantu iryoye ubu tugeze mu minota y'inyongera abantu bagomba kumenya ngo niyitsinda uyu mugabo we aravuze ati ngena nibwiririzaye yego sibyo ADEPR nta bantu igifite mwana ese goreti ku muhima si umuyobozi hariya hari umudiyakoni mu bahanzi ADEPR ifite DJ sari mu bantu bakomeye mu bagore se bayobora ikinangaje gikomeye nuko navuze ati ariko nubwo nganya kwibwira ko ndi ADEPR tumaze igihe turi abanobo yego hakuzi ko uza akantu nizemo byinshi kubwira akantu nizemo uragura akantu uzi ko dufite abantu biri kubabwira Yesu n'abantu ariko nyamara bo hari n'abantu tunaciraho iteka tukavuga tutaba abantu n'abasatani ariko ari abantu b'Imana abo babizi yanagenda akajya mu kabari akifatira agacupa kariko avuga ati ngiye naratoranijwe genda umuntu w'Imana ntabwo nzahora ndi nzanda umukristo nzahora ndi umukristo kandi twebwe twababona twati toka shitani ibintu biri kujya byicangura noneho uyu mugabo gusa ikintu kimbabaje nuko avuze ko ni presentation isaba nkaho bamwakira ariko ikintu kigaragara nuko uyu muryango wakiriwe muri nobo barawakiriye kuko n'umuyobozi wabo ntiyari ahari harije ntabwo yari ahari biragaragara ikindi ikigaragara ko bakiriwe ahubwo ibi byari roach nk'abantu b'abastari baba bagomba gukora roach live kugira ngo nyine baba abastari ariko buriya tutegeze n'umuyobozi wabo ntabwo abantu bose muri Noble Family Church bakiragwa kuriya buriya nuko ari umustari buriya barabwiye bati tuzabaha umwanya noneho mwereke isi ko muri abanobo birofisiyeri bisobanuye iki urabyumva mu ijambo yavuze kuko we yavuze ati twe tumaze igihe turi abanobo ubu tubishyize ku karubanda ati ndetse n'abana nibaze arangije abana bafitemo ububasha kubagurutsa kuko nabi biranashoboka ko bo batazaba n'abanobo bashobora no kuzaba n'abasilamu bamaje kugera mu myaka ariko imyaka barimo bari anda y'ubutware
urumva umuntu uri ku rwego yoriyanta abantu muri korari arakomeye. Ikindi yarangije guhagurutsa abana atera n'ibuye ku karere aravuga ati ndasaba n'abashumba ndabategetse nimuze kandi bahise bahaguruka. uwo mwana haleluya. inshuti zanjye mbifurije gukira mwese mukabona amafaranga namwe mukajya muhagurutsa abantu, namwe mukajya gutura mu Bushinwa mukajya muza mu Rwanda muri aba diaspora ku buryo ahantu hahagarara ntekereza ko uyu mugabo yaba akiri umumotari ntabwo biriya bintu yari kubivuga yabaye goreta agihembwa ku kwezi 20,20. ibintu byarahindutse. yaba atwaye sipiro akayiparika hariya akaza guhaguruka akavuga ngo ndasaba abashumba ngo muhaguruke ngo muze mutwakire ngo twinjiye mu itorero. n'ibintu birahinduka. bamubwira bati tonde tuzabyiga. ubu Prophet Ernest John yari gusengera Donald Trump. twikomereze. urumva erega biriya bintu nzabisesengura noneho wenda bazamanike ariko nzabivuga rwose utaravuga ibintu bikomeye. wenda ngiye nshobora kuza kubyeditinga nyine ndacyashaka kwirerera abantu. utaravuga ibintu bikomeye nshingiye kuri iyi mvugo harimo icyo nabona nk'ihererekana ububasha ryo mu minsi mike iri imbere hagati ya Bernard n'uriya mugabo ko ari umuvugabutumwa. dore ikintu ugomba kumenya mu bantu bakiriye umugabo se wigeze ubona Bernard kuri aritari wapi? sawa rero bivuze iki bari kubisikana uretse nk'ihera amakuru. yego uyu mugabo aravuze ati abashumba muhaguruke bahise akibivuga baza kumwakira sibyo bivuze ngo wariyakiriye najya nkumva noneho wariyakiriye kabisa. ibi bivuze iki ariko wenda tunaganire mbere yuko njya kuvuga bya bintu bikomeye. Aposo Mignoni nk'umwe mu baposo b'intashyikirwa hano mu Rwanda oya bakomeye rwose cyane. nanjye ndanamusaba Mignoni rwose mubyeyi ongera umusabe nta kibazo sibyo. ubusabe bwawe mbona bumeze nk'ubwa Mutabazi. Aposo Mignoni ubusabe bwawe mbona bumeze nk'ubwa Mutabazi. Mutabazi ni ubasaba buri munsi. hari indirimbo hari indirimbo wa mugore yaririmbye imwe Stella se imwita nde wa undi wapfushije umugabo yari umusirikare umugabo agapfa Oliva nshingira amabuye andagire ubwo nanjye nka Aposo yareba ahantu nanjye ashingira. ase wamwihore ko ufite umubyeyi nka YouTube nawe ushaka ko gushingira ibuye nta kintu kiriho yagushinze se no mu majyaruguru ukajya ubashyirira miruwari n'ibitenge atiri wavunika. oya nta kintu kirimo mwana kuri YouTube ariko ashobora kugira gutya akanshingira akabuye nanjye ngakandagira akaba ari ushinzwe no mu majyaruguru cy'inzara. nk'ubu turi mu biruhuko abanyeshuri bakeneye kurya umuceri mu kwa 9 baratangira ariko kugira ngo umuntu ntakenera undi reka twikomereze. sawa none yabyumvishije kuko titire ndashyiraho rwose ntago bareka ko muharinga. noneho yego ndagira ngo mbwire Aposo Goreti n'umugabo yego ni abakirisitu beza. gute? nongere mbisubiremo gute? ni abakirisitu beza ni abantu bumvishije ijambo ry'Imana barihana bakira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza. yego cyo ndacyemera. ni abantu bababaye ntabwo bigeze bishima ntabwo ari abadabagire sibyo. yego ni abantu sibyo. Imana hanyuma yo kubaha agakiza yageze no ku rwego ibaha n'umugisha noneho w'ibifatika. ni abantu bataje muri nobo baje gutega ibiganza ngo bahazwe ku by'umwuka ngo banahazwe no ku by'umubiri. n'uyu mugabo mbere yuko anavuga ijambo yabanze gutanga envelope irimo amadolari yavuze ati iyi envelope nanze niyo gushyigikira umurimo w'Imana. ni abantu bazanye impano sibyo z'uburyo bwose bazanye impano z'umwuka kuko Goreti ni umuhanzi umugabo akaba umwigisha. ni abagabo bazanye impano y'umwuka ariko noneho Imana yabahaye no ku by'umubiri banazanye bashobora gutanga. aya maboko rero ntabwo ari amaboko twavuga ngo ni amaboko mato nobo yungutse. ni abantu b'umugisha bageze kwa Aposo Mignoni. ikindi aba bantu
njyewe ndi kwerekwa sibyo muri za mpano zanjye ariko ntaraza kubabwira ngo zivuye ku mana sibyo ngo njyewe ngo mvuge ngo uri kuvuga nka byishimo ngo ngize gucya ngo nderetswe oya nje nka byishimo uvuze nka byishimo kurambura amaso yanjye aya y'umubiri nkabona Goreti n'umugabo we ku gatute kwa Minyoni nkabona Aposo arimo kubimika abarambukaho ibiganza baherezana ya nkoni abasukaho n'amavuta nkabona yaje muri no minsi nkabona uyu mugabo rwose ashobora kwerezwa umurimo n'umugore we bakerezwa imirimo ya gipastor ibi nibyo ndi kubona kandi ni muntera amabuye kandi pe ibyo bibonye bitewe n'igihe tugezemo ndabona byaba biberanye reka mvuga ibintu bikomeye rero nasezeranije twajya twinjira mu bintu bikomeye ibi bintu bikomeye ndagira ngo mburire Goreti mburire n'umugabo yego mbaburire mbabwire ngo bitonde sibyo yego bitonde bacunge cyane bacunge sana kandi bumve cyane barebe cyane kandi bavuge aho bagomba kuvuga cyane bavuge cyane aho bavuga gahoro bavuge gahoro kubera iki icyo nshaka uwitwa Pasiteri Bernard yavuye muri ADPR nk'uko nabo bagize gute bavuyeyo agenda afite amavuta n'impano z'Imana nk'uko nabo bagiye babifite aragenda ageze muri iri torero nawe rwose pe agira ijambo rikomeye ku gatute ahisararanga nk'uko nabo bahisararanze sibyo akora ibintu bikomeye ariko uyu munsi ntago Pasiteri Bernard turi kumubona kuri aka gatute sinzi uko byagenze ntashobora kuyobora amateraniro ntashobora kubwiriza yemwe ntabwo yanakiriye na bagenzi be bavuye muri ADPR ngo tubone avuga ati haleluya. Bernard ni umuntu live niyo yabaga atari ku gatute nta n'ijambo ariko iyo habaga ibintu bidasanzwe ijwi rye wararyumvaga ati ndasaba ko mu mpera Imana icyubahiro ijwi rye ukaryumva kumva ko Bernard ahari uyu munsi Bernard ari korora inkoko arahuze nyine ntabwo tuzi ibintu byabaye ari Aposo ari na Pasiteri bose birinze kubitangaza babigira ibanga cyo kuzimbura imbuga nkoranyambaga imihanda yatangaje ibyo yari ishoboye oya ariko bira ntabwo twe tubyemera nabyo ntitubyemera ariko ibyo imihanda yari ishoboye gutangaza yarabitangaje irashirirwa ariko umunyarwanda avuze ngo uyu musaza saza iyo agiye kugwa agwa kuki mu guhirima kwe agwa ku ijambo oya hari n'undi wo mu majyaruguru wavuze ngo bura niwumva induru iri kuvuga noneho uretse Nyirapasika sibyo arakaze Nyirapasika yego Mama Lionel sibyo na Goreti bari mu bantu bahiriwe baranakundwa muri Nobo cyane ndetse ababishiriwe n'itike y'indege nk'itimu y'abagore batatu bajya Dubai baba muri hoteli nko kuruhuka rwose pe bumva ukuntu Imana igira neza utuntu tw'udusekuse batunyuzemo bavuye Dubai uwitwa Nyirapasika Aposo Minyoni we yaravuze ati ntabwo umuvuga butumwa w'umuhanuzi ururutse indege akwiriye gutega moto ibyo ntibibaho Nobo Family yamuhereje imodoka nziza yo kugendamo Nobo Family ihitimuha imodoka nziza ariko za ADPR kuki nta kintu zaduhaye ariko se niba kugura ishati si yo wambwiye ko ni umuntu nareze mwana w'imfura ariko wo muri ADPR ntabwo ari muri ADPR ari muri Zion sibyo sibyo abameto murigwa muhangana mu manza mwazakoze isemina mugahamagara Poso akabigisha ukuntu bavuga abakozi b'Imana n'umuntu uri mu mwuka w'urukundo bamufata koko
bwira abadive Mana bya we. bintu birakomeye. Gitwaza yabujije abagabo kurira ubu mba ndise harya wowe umukristo wawe nta mugabo oya waridekaraye nta dini ukigira. Gitwaza buri ijambo ryenda ryemera nta dini ukigira. sibyo hari ibintu tutavugaho rumwe ariko Nabyo Gitwaza byo kuvuga ngo Yesu si we wenyine. inyigisho za Gitwaza impuguro ze ndazemera yego sibyo hari ibyo ntemera ariko hari n'ibyo nemera kandi umuntu muzima ariko ni umuntu muzima niko aba agomba kuza. umuntu muzima ararya bimwe bikajya mu mubiri ibindi akabyituma byose rero buryo ubishyize mu mubiri wanapfa hari n'abantu bapfuye kubera kumira ibyo wabonye byose nyuma y'umuntu ngo nge nguwanjye ndamwemera ujya agira ibibi ni byiza afatamo ibyiza ibibi ubyiwe ujugunye hirya kandi numva abantu bavuga ibibi baba babibonye buriya nta muntu wavuga ikintu atazi ese wajya kwituma ukamenya ko ibyo witumye byavuye mu nyama wariye ku isahani wazongera kuzirya n'umuceri n'amafiriti ariko nubwo tutabibona burya biba birimo kandi umubiri urabiproduce umuhanga nuko yagakwiye kubabaho noneho aba bagore Nyirapasika abona imodoka Nyirapasika Nobo yaramusuye Musanze kabisa n'umugabo we bamushyira ku gatute hariya abantu barambara bamwimura mu majaruguru hariya tuguye bamuzana muri Kigali sibyo uranyumva neza yego na Pastor Bernard bamuha imodoka yo kugendamo Bernard bamukura mu bukode niba hariho ikintu gikomeye umuntu yagukorera muri iki gihugu cy'u Rwanda akaba kuremeye n'umuntu wankura mu bukode sibyo umuntu akankura mu bukode akavuga ati byishimo ngiye ngukuye mu bukode ntekereza ko nkuko ntazibagirwa igihe nakizwaga ntabwo wakwibagirwa umunsi waraye mu nzu yawe hari gift umuntu aguha urukumva byishimo ukavuga ati nzabyibagirwa ngiye umumama kamuvuge nanjye buretse manze nivugire ubwo buhamyuze ku butaka kamwihorere Bernard sibyo ubwo ryari Bernard agatute wenda no muri ADPR yari agafite ariko Nobo family yakuye Bernard mu bukode imukura muri Tapinigo no gutega kamoto. Tapinigo ni karita ukoza ku modoka muri bisi bamuhereza imodoka na karibira sibyo bamuhereza imyambaro yo kwambara n'umugore we n'abana bamuha amashuri y'abana ibyo nibyo bintu byibanze umuntu akenera mu buzima ubundi akicara agakorera Imana n'ibiki Bernard yakoze sibyo ibintu byose mu buzima wari ukeneye Bernard ko wabihawe byagenze gute ko ntakikubona uri kubwiriza muri Nobo ko ntakikubona uyoboye amateraniro byagenze gute reka mbe nkuretse mfate Nyirapasika Nyirapasika ari umuntu ukunzwe hano muri iri torero abari kunda abari bamo bari mu Rwanda no hanze baravugaga bati uyu ni umuhanuzi kazi sibyo Nyirapasika bamuhaye imodoka Nyirapasika aza kuba mu nzu ye mu mujyi wa Kigali Nyirapasika abona amafaranga y'amanyamahanga ngira ngo Nyirapasika atangira business ubu uyu munsi ngira ngo muri uyu mwaka 2026 Nyirapasika ntarakandagira muri Nobo ahantu ntabwo yashoboraga kumara ukwezi cyangwa se ibyumweru bibiri atahateraniye ni ibiki Nyirapasika yakoze byagenze gute ndikubwira Goreti ubwo si bwo Apotre Mignone baba baramurumbiye iburetse ndikubwira ngende ibya Mignone ntibindeba ngende kwibwirira Goreti atazabikirumbo nawe kwibwirira Goreti sibyo Mama Lionel gifarusha igifaru sibyo igifaru ntabwo agikandagirayo sinkihamubona kandi Mama Lionel pe uriya no mu bantu batanahindutse burya Mama Lionel ari yishua pe ubona ko Mama Lionel ntago ngiye mu bindi ariko uko yarari muri ADPR mbona ariko akiri nabona yuko rwose pe nta zindi mbuto zidasanzwe nta ndibuyeze mbese nta bintu umuntu yamunengaho sibyo shaka nawe uri kirumira habiri nibyo wahoze umbwira kare ariko oya ndavuga uko ubuzima busanzwe ubuzima ho sibyo ibindi ni iby'abantu bisanzwe ni igiki cyamutwitse ku buryo muri Nobo babona ko amavuta ye atagikenewe hariya barakagira Pasikari wandetse sumuzi Pasikari ndamuzi barakagira no kuvuga ngo mu materaniro yo muri Nobo sibyo barakagira Pasikari yabaga hicaye Mama Lionel yicaye
Gifari Nyirapasika yicaye, Goreti yicaye, Pastor Bernard yicaye. Muri aba bantu bane hakaba hari muri buyobore, hari n'uri bubwirize n'abatanga ubuhamya. Aba bantu bose uretse ba Bernard baba bicaye mu materaniro, ariko hari n'abatakigira gute, n'abatakihakandagira. Icyo ndabwira Goreti ni igiki? Akora none byishimo ngereka nkubwire, uri kumva? Reka manze ndangize reka manze nge nibwirire Goreti nurangiza ubwire. Oya nimukaze kudusebereza itorero. Ntago ndi kuri sebya. Ngewe ndi kuvuga aba bantu. Sibyo? Nyine nge ndi kukumva muri nta kibazo ifite. No gofa muri twabirukanye. Nta kibazo ifite. Simvuze ko yabirukanye. Ahubwo ikintu ndi kubwira Goreti n'umugabo ni igiki? Dore ngo habayeho umunsi, noneho ngo impyisi n'intare, urumva, n'abakame byari bifite umuhigo, byagombaga kugabana. Yari inka ngo iryamye hariya. Noneho intare iravuga iti impyisi naba ariyo igabanya. Impyisi ngo igira gucya, igira gucya ngo ifata ukuguru kumwe, iravuga tuku nuko intare, irangije ifata ukundi kuguru atuku nukwanjye. Noneho ngo intare irasimbuka ibiyikubisa ugwara mu jisho ngo rivamo riranagana. Irangije iravuga ati bakame bari ugabana zino nyama. Irangije ngo bakame igira gucya ngo ifata amaguru yose, iravuga ati aya n'ay'intare, ifata n'amaboko ati naya n'ay'intare, ifata n'umugongo n'imbavu, iravuga iti ibi ni iby'intare, ifata n'umutwe wose w'inka tuyu nawo n'uw'intare. Irangije ifata za nyama zo mu nda zirimo amayezi n'ibindi byose, iravuga iti rero utu n'utwanjye ndi bugabane na warupyisi. Ngo intare iraseka, iravuga iti baka ninde wakwigishije kugabanya neza? Iravuga iti rero mwami, ati ririya jisho ry'impyisi, ririya jisho ririmo kunagana niryo ryanyigishije kugabanya inyama, sibyo? Ndabwira rero Goreti kugira ngo ajye areba ahantu Bernard yicaye, arebe ibya Nyirapasika, arebe Mama Lionel, noneho bimuhe we kuba yashyitsa ibintu umuntu agomba gushyitsa kugira ngo abe umuntu ugomba gukorera Imana muri iri torero ibihe byose. Ibyabaye n'abakurambere bacu, niyo mpamvu isezerano rya kera riguma muri Bibiliya. Ntabwo ririmo ngo rituyobore, ahubwo ririmo ngo ritubera kabarore, tubone neza ibyatubaho mu gihe twacumura kurishya, natwe tuzamera nka Kani. Mu gihe twagomera Kristo, natwe tuzamera nka babandi ubutaka bwasamye, na babandi barimbutse b'i Sodomu n'i Gomora, n'ibindi. Kuko Imana yabivuze bigasohora, niko nibyo turi gusoma mu isezerano rishya, yuko abatizera bazacirwaho iteka. Bitinde bisohore, bazacirwaho iteka. Amashaka yanjye sinzi icyo washaka kumva. Mbaye nshubijwe, ariko rero uvuge umuntu arangije. Ariko gatoya nyine nagira ngo nkubaze, kugira ngo ubone ubwiza bw'imbuto ubirebera kuki? Ubirebera ku mbuto imbere cyangwa urebera ko inyuma? Ngo kugira ngo urebe ubwiza bw'imbuto, ubwiza bw'urubuto ureba inyuma rwahishije ese ugiye kurya urya ubwo bwiza bw'inyuma cyangwa ni uburyohe. Iyo rero ubwiza buhuje na ubwo rubuto ntirukave iwawe. Usanze urubuto iyo rero ubwiza butandukanye n'uburyohe, ni ukuvuga ngo urwo rubuto urarujugunya. Ntabwo ari ikintu ashakaga, ariko kubera ko niyo mpamvu uzabona ahantu henshi basogongeza, ahantu henshi barasogongera, ahandi barakumvisha nk'avoka ugasanga hari ako basatuyeho, nk'aha muri bihugu byacu biba bigikenye, usanga hari aho basatuye akubwira ati zivoka dore umva. Sibyo? None se reka twigarukire, tugaruke ku iwacu. Burana na jambo bavuze rikomeye naryumvishije, rivuga ngo ngiye nubwo mwandebaga sinaruyu ahubwo narindi uyu nguyu. Najyo numva nshaka ko dusoreza ikiganiro, sibyo? Aba bantu niki kiba muri ADPR
irera abantu kugera ku rwego bavuga ati twebwe nubwo twabanye namwe turi kubihakana. oya buriya ntabwo ibyo ni ibintu twakorera ikindi kiganiro kabisa. Yego. Tuzabiganira ubutaha. Ahubwo icyo twakwibaza Yego. twavuga tuti kuki Nyirapasika atakigaragara muri Nobo, tukibaza tuti kuki Bernard atakigaragara mu mirimo ya gipasitoro hano ku mugaragaro, kuki Mama Lionel Aniseti waheruka yora sibyo, kuki Aniseti, kuki Barakagira, kuki aba bantu ubona ko batagifite karibu, kandi nyamara ibi bihe tugezemo ari nabwo amatorero anakeneye abahanuzi, sibyo? Nkavuga ngo nkubwire rwose ibyaha aba bantu bakoze birakomeye cyane, ngewe byishimo ntagire untera amabuye, ariko ibintu Pastor Bernard yakoze bishobora kuba bikomeye bituma rwose pe atabwiriza ngo ayobore akora imirimo ya gipasitoro, birakomeye. Ibintu Nyirapasika yakoze bituma tutakimubona live, ibi bintu birakomeye. Ibintu Barakagira, aba bantu baba barakoze mu maso ya Nobo byatumye itakibabona nk'abatumirwa beza, birakomeye. Kubera iki impamvu mvuga ngo birakomeye? Uwitwa Theo bose babireba, niba hariho umuntu waharabitse imbuga nkoranyambaga, bose babireba bose babireba yarasambanye, aranabyara, anabyaza abaririmbyi be, ubundi cyo ni icyaha gikomeye. Anaza kuri kamera arabyemera, n'abana arabemera, bose babireba yarasinze, n'amafoto ajya ahagaragara, bamushinja n'utubari ko yanadushinze, bose babireba yemera ko yanyoye inzoga, avuga n'abo yazisangiye nabo, bose babireba ngira ngo yakoze ibintu byose ubundi bisa nk'ibishishana ku buryo umuntu atakaza kugirirwa icyizere mu ivugabutumwa. Ariko bose babireba aracyari wa muntu ugaragara muri Nobo, agahagarara ku gatute, agashima Imana, agashimira Poso, sibyo, akanahabwa n'indirimbo akaririmba. Nobo family iracyakorana nawe, ejo bundi mu burwayi bw'umugore twabonye itorero rimufasha, agaruka no gushima. Ibintu aba bantu bakoze birenze ibyo bose babireba yakoze. Ngewe nuko abantu bagize ibanga, ariko agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Cyokora njya mvuga ngo ntibizajya ahagaragara kuko byaba bikomeye. Byinshi, reka dusoze ikiganiro cyacu. Ndacyatanga rwa rugero rwiza, urubuto rushishe, ibituma rushisha n'ubwiza bwaryo. Abenshi nabonye ku meza yabo birangira babijyanye muri ya mifuka iginduba. Imana igumugisha. Ariko Goreti n'umugabo n'abakristo beza, Imana izabafashe, izabashyigikire mu cyo turi kureba. Ushobora no kuba twanibeshye atari responsibility bahawe, ariko mu mboni zacu turi kubona ko bashobora kuba ngewe twavuze ko ari ibyo turimo kureba, kandi tureba nk'abantu, ntabwo ari nk'uko yatubwiye, ariko bo binjiye mu itorero kandi bagiye gukorera Imana, kuko ntibagiye gukizwa n'ubundi barakijijwe. Ubahaye n'inama nziza, uriya mugabo yicare yige, sibyo? Nyine barebe ijisho, bumve neza, banarebe. Mwakoze kubana natwe, reka tubashimire, tubararikire gukurikira ibiganiro byacu, tubabwira ngo Imana amahoro ibamugisha. Dushimiye ibyishimo abanye natwe, dushimiye Prince Robert watuganirije. Reka tubabwire ngo naho gutaha, shalom shalom.